Hello again, KS Empire TV. Ndagusuhuje ukomeje kubana twana kuri KS Empire TV. Muhaye ikaze nkuko ubimenyereye, njye ndi Kasi. Uyu munsi nkaba nongeye kukugarukira, naguteguriye inzozi zerekeye kurota urya inyama. Waba warigeze kurota uri kurya inyama ukumva biguteye ikibazo, bugacya ushaka ubusobanuro bwabyo bikakuyobera? Nkanjye rero Kasiye hano kuri KS Empire TV nicaye nkurebera byibura uburyo bungana n'10 ushobora kurotamo urya inyama. Nkusaba gukurikirana iyi video guhera itangiye kugeza irangiye kugira ngo wumve aho ushobora kuba warose. Muhaye ikaze. Kurota urya inyama bifite ibisobanuro byinshi bitewe n'ibikubiyemo mu nzozi, uko izo nyama zimeze n'uko urimo uziteka cyangwa kuzirya. Dore ibisobanuro byagutse by'inzozi mu buryo butandukanye. Icya mbere ni ukurota urya inyama zikonje cyangwa zihiye neza. Iyo urose urya inyama zikonje cyangwa zihiye neza, ibyo bishobora gusobanura ko uri mu bihe by'uburumbuke cyangwa wumva ko hari ibyo wizeye mu buzima. Inyama zihiye zishushanya gutsinda ibibazo, iterambere no kugera ku ntego zawe. Uwo mubano w'inzozi ushobora kugaragaza ko ushobora kuba uri kugera ku ntego z'umwuga cyangwa ubuzima bw'urukundo cyangwa ubw'imibereho myiza, bikugiraho ingaruka nziza. Icya kabiri ni ukurota urya inyama zitari zihiye. Niba warose urya inyama zidahiye neza, ibyo bishobora gusobanura ko hari ibibazo cyangwa ibyemezo uri gufata bitaragerwaho neza. Kurota urya inyama zidahiye bishushanya ibintu byihutirwa cyane, kwihutira gufata ibyemezo ariko utarafashe igihe cyo kubitekerezaho neza. Ibi bishobora kugaragaza ko hari ibintu ugomba gutekerezaho cyangwa gukoraho ubushishozi mbere yo kugera ku gisubizo gikwiye. Icya gatatu ni ukurota urya inyama zishaje cyangwa zangiritse. Iyo urose urya inyama zishaje cyangwa zangiritse, mbese zifite impumuro mbi, bishobora gusobanura kuba ari ikimenyetso cy'uko hari uburakari, kwiheba cyangwa ibibazo bikomeye biri mu buzima bwawe. Izo nzozi zikuburira ku ngaruka mbi z'ibyo urimo gukora cyangwa ku myanzuro yafashwe nabi. Bikwereka ko hari ibikenewe guhindura kugira ngo wirinde ingaruka mbi mu buzima bwawe cyangwa ku buzima bw'abakuri hafi. Ingingo ya 4 ni ukurota urya inyama z'inyamaswa y'inkazi nk'intare, ibirura n'izindi nyamaswa zikomeye. Iyo urose rero urya inyama z'inyamaswa z'inkazi nk'intare, ibirura cyangwa n'izindi nyamaswa z'inkazi nk'inzovu, bishobora gusobanura ko uri kugerageza gufata cyangwa gukoresha imbaraga, ubutwari cyangwa kwigirira icyizere. Ibi byerekana ko wifuza gukomeza kuba mu mwanya w'imbaraga cyangwa kuba umuntu ufite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo bigoye mu buzima bwawe. Ingingo ya 5 ni ukurota urya inyama z'inyamaswa zoroheje nk'ihene, ingurube, inkoko cyangwa inka.
Iyo urose urya inyama z'inyamaswa zoroshye, bishobora gusobanura ko hari ingeso runaka z'izo nyamaswa urimo gutekereza cyangwa kugerageza kwigana. Urugero, inyama z'inka cyangwa ingurube bishobora kuvuga ko wifuza kuba umutekano, korohereza ibintu cyangwa kwishimira ibyishimo byoroshye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ingingo ya 6 ni ukurota urya inyama uri wenyine cyangwa mu itsinda uri gusangira n'abandi bantu. Kurota urya inyama uri wenyine cyangwa uri gusangira n'abandi bantu nk'inshuti zawe, umuryango ndetse n'abandi bantu, bishobora kugaragaza ko wumva uri wenyine mu bihe bikomeye, uri gufata ibyemezo byihariye utifuza ko abandi babimenya. Kurota urya inyama mu itsinda cyangwa se muri rusange na family bishobora gusobanura guhuza imbaraga n'abandi bantu, kwishimira ubusabane, gukoresha ibikoresho bisangiwe n'abandi kugira ngo mugere ku ntego rusange. Ibi bishushanya ibyishimo byo kugera ku byiza mu buzima bwo mu muryango cyangwa mu kazi. Ingingo ya 7 ni ukurota urya inyama mu birori. Niba warose urya inyama mu birori by'agaciro, ibyo bishobora kuvuga ko uri mu bihe by'umunezero cyangwa ubushobozi kuzagira intsinzi runaka. Ibi byerekana ko hari ibihe byiza biri imbere, aho uzashobora kwishimira ibintu wategereje igihe kirekire cyane cyangwa kwifatanya n'abandi mu munezero. Ingingo ya 8 ni ukurota urya inyama zidatekanye cyangwa ziteranyije nabi. Ni ukurota urya inyama zanduye cyangwa kurota urya inyama zitetse nabi. Iyo urose urya inyama zitameze neza cyangwa se zitari nziza, byerekana umunezero n'iterambere. Ariko niba warose inyama zitetse nabi, byerekana ibibazo mu mubano cyangwa mu buryo bwo gufata ibyemezo. Ibi bishobora gusobanura ko hari ibintu bidakorwa neza mu buzima bwawe kandi bigusaba kubikemura neza. Ingingo ya 9 ni ukurota urya inyama z'umuntu. Kurota urya inyama z'umuntu mu nzozi bishobora kuba bifite ubusobanuro bwihariye. Inzozi zikunze kwerekana inyurwa n'ibyishimo byawe bwite, ariko binashobora kugaragaza kwikunda cyangwa kwifuza cyane ibintu biturutse ku bandi, ugashaka kwikubira cyangwa kugundira ibintu ku buryo bukomeye. Bishobora kandi kugaragaza ubwoba bwo kwibasirwa cyangwa kwicwa n'imico y'abandi. Ingingo ya nyuma ari nayo ya 10 ni ukurota urya inyama uri mu rusengero cyangwa ahantu hatagatifu. Kurota urya inyama ahantu hatagatifu cyangwa ahantu hasanzwe nko mu busabane bw'idini bishobora gusobanura ko hari umwuka w'ubutagatifu, impanuro cyangwa gutanga ubuzima bwawe ku byo wizera, kandi ko hari urwego runaka wifuza kugeraho muri kamere yawe cyangwa mu nzozi zawe z'igihe kirekire. Conclusion y'inzozi zerekeye rero kurota urya inyama. Nkomeza kubibutsa ko iyi ni psychology, ntago ibi bihuza neza n'ibisobanuro byuzuye, ahubwo bigendana n'ibihe
urimo muri iyo minsi. Hari igihe turota ibintu kuko twabyiriwemo, ariko mu gihe urose ibintu nk'ibi utabitekerejeho cyangwa se utanaheruka kurya izo nyama, biba bisobanuye ibi nakubwiye. As conclusion, mu buryo bwagutse, kurya inyama mu nzozi bishobora kugaragaza inzira z'iterambere zifite aho zihuriye no kugera ku ntego, kwifatira ibyemezo cyangwa guhuza imbaraga n'ibindi bice by'imbere byawe. Iyo ubonye uko inzozi zawe zishobora kumvikanwaho mu buryo bukurikije imiterere y'uko ubuzima bwawe buhagaze, ushobora kubona impamvu zaho no kumenya uburyo kuzifatiraho mu buryo bwiza cyangwa bwo kwirinda ingaruka mbi. Nkomeza kugushimira wowe wakoze subscribe, twatangiranye ikiganiro kugeza kigeze ku musozo. Nkusaba gukora share niba wakunze ino video kugira ngo na bagenzi bawe bamenye byinshi barota ntibamenye uburyo bamenye ibisobanuro byawe. Njye mwabanye muri iki kiganiro wanakibateguriye ni Kasi. Ndagushimiye. Bye, Imana ibarinde.